shaho hari abakobwa bihagararaho cyane kandi barashengutse barashenjaguritse, ugasanga ubwiye umuntu ngo uri singo director isa kubwira ngo umva ngo ihangane ngo uzabona ngo undi ugukwiye ngo uzabona uwo muhuza ngo uzabona ugukunda nawe mukunda. Niko urishoka ko umuntu atari singo ku bushake bwe, hari igihe aba ari amahitamo ye pe, ukita wihanganisha umuntu cyangwa umbwire ngo azabona ikareka. Nese n'umuntu araba atabasha kwihandoringa gazabona umuntu umuhandoringa, namwe muri relationship muratubeshya turabizi. Niyo mpamvu muhora hasi hejuru abasheri banyu baza gutereta abantu. ariko twagiye tureka kubeshya koko, tujye tureka kubeshya ngo nge nahisemo kuba singo ngo namahitamo. Ndagira ngo nkubwire ko kuba singo nta hitamo ririmo, kubera ko nta muntu wavutse narangiza ngo ibintu bya relationship ngo abure kubitekereza cyangwa se abure kubijyamo. Uburyo bwonyine bwo kugira ngo umuntu ahitemo cyangwa se avuga ati ngiye nshaka kuba singo ni nyuma yo gushenjagurika umutima. Bene aya magambo ni ukwihagararaho. Vuga uti nashenjaguritse umutima, ahubwo wenda nahisemo amahitamo meza ya kigabo yo gukora healing, yo kujya gukira. Bya bindi abantu b'igitsina gore bo bafite nyine gukira kwabo babanza kugenda agahita ajya ku wundi muhungu akimara gutandukana n'uwamubabaje. Uvuga uti ngiye ndi singo kubera ko nshaka gukora healing, nshaka gukira igikomere. Ariko kuvuga ngo wahisemo kuba singo, ibyo nyine biri kukuvugisha ibyo ngibyo, urashenjaguritse umutima cyane. Ntabwo wigeze uhitamo ngo nshaka kuba singo, ngo nshaka gutuza, ngo abasore ngo nibiki. Ibyo wabibwira inka Nyabugogomwa, ntabwo twabyemera. Warashenjaguritse noneho ubu ngubu uhitamo kuba singo. Ariko ibyo kuvuga ngo wabaye singo, ngo wahisemo kuba singo, ngo ntabwo ushaka ibya relationship, ibyo se ubibeshya hehe? Ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.